Ndi papa SAVA. Sabimana. Yes boss. Heraho ngaho umanura aho. Aho ngaho iburyo aho. Jusque là la situation oui, la côté de la gauche. OK. Kuri yo bord. OK. Komeza aho ngaho imbere de la route. Voilà. Oui. Déjà. Pose-toi là-bas. Tu peux me donner les données? Oui. Yeah. Les données. Merci. La mesure c'est 280. Mesure combien? 280. Et la longitude? C'est la mesure précisément. Merci. Et l'altitude? Sayimana gira vuba kugira ngo kandi ikindi. Oui, c'est 80. Et la longitude qui va vers le nord? La longitude c'est 60. Aho hepfo urabona nta mangiriyo. Déjà c'est très correct. Voilà. Tu vois depuis ici jusqu'à là-bas. C'est combien? Très correct. Oui. C'est 62. Voilà. OK. None se icyo nabazaga muzahagura hose? Munarujya ahantu hanini tuba dukeneye ahantu tuzashyira fondation militaire. Le transport. Okay. Ofite nta ukuntu bikorwa ntago twahagura hose uduhitamo hamwe. Ubwo ni hano mu kwawe cyangwa hariya ku muturanyi wawe. No kuvuga mwahisemo. Non, on se réfère sur l'hydrographie du soleil. Urumva? Aravuze ngo ubu butaka nibwo bwahiswemo kuba bwajya mu munara. Nibyo. Parce que c'est le latérite qui est en aluminium. Urumva buriya rero ubukire bwo bwagusekeye amahirwe urayafite. Umva reka nkubwire iyi ni Imana ikumanukiye. Iyi ni Imana ikumanukiye ntabwo na amahirwe. Twagiye tunyura ahantu henshi turaza tugeze ahanga dusanga neza quantité d'eau. Urabona ko ukuvuga ngo muje mwamaze kuhahitamo. C'est la latérite. Tu vois ahantu ubutaka bwawe ugira amahirwe. Hanyuma rero madamu tuvuze mu ndimi ubundi nitwe dushyiraho sinyatire ya nyuma. Buriya ubundi twebwe ibyo twemeje nitwe dushyiraho sinyatire ya nyuma biba birangiye. None se muwa mwoherejwe nande? On est envoyé par le gouvernement. Aravuze ngo ibi bintu ni ibintu bishobora kuguhesha amahirwe kugeza igihe upfiriye. Nibyo. Même les enfants et les petits enfants. Nuko ngo nabagukomokaho bose bazarya kuri aya mafaranga atarashira. Yesu we byaje se ko mbikeneye. Byarangiye vuga ngo byarangiye. Oya byarangiye ahubwo icyo nakubwira cyo nuko Sayimana komeza utambagire no kuri ya ruhande rwo hepfo. Urabizi ko umunara ntabwo tuba dushaka ahantu hari imanga. Nibyo nakubwiraga rero. Nagira ngo rero niba buriya nyine tuhemeje tayari ubwo nawe ugomba kureba nyine. Se bampa agatubutse nta nubwo ari amafaranga bazaguha gusa ahubwo bazaguha za miliyari. Oya mbabarira. Urumva ni amafaranga. Ni amafaranga uzaryaho n'umuryango wawe n'abana bawe. Ubu ngubu ugiye kwakira ikintu bita amamiliyoni. Urumva ubundi ahantu hagiye umunara barakubakira sibyo? Irimele jardin. Okay. Urumva arabyumva? Oya icyo nakubwira cyo icyo avuze ko bakubaka jardin. Exactement. Iyo noneho amahirwe yandi ufite nuko n'abana bagukomokaho n'abavandimwe bagumya barya kuri ya mafaranga kubera uwo munara. Niyo bawurebye gusa barawureba umunara tayari. Iyi minara se bayishyiramo tutanumvikanye. Kandi Sayima ndabona uyu mudamu ndabona arimo atarabyumva neza. Reka tujye kuri ya musaza. Nasobanuzaga kugira ngo numve. Buretse. Kuko naho nabonye hari amaborne y'akarere. Iriya quantité yo kuri ya musaza kayita twagura hari umudamu ntabwo ari kubyumva. Ndabyumva ahubwo ni kwa kundi ibyishimo bikurenga none ugashaka kumenya nuko ibintu bihagaze ku buryo wabwiye umuntu kumvikanye gutya. Gira icyo ukora rero. Umva ko ibintu bihagaze. Urasenga? Gusenga se ko nawe dakayita rero nasenga. Okay, non, c'est très simple. Umaze kubona iyo umuntu ari gusenga. Agira igihe cyo gusenga ibyo yasengeye byaza agatura. Cyane. Ibyo wasengeye ngibi amafaranga wasabaga ngayo
icyo turi kugusaba ni ukugira akantu wohereza gasa n'ituro kugira ngo diri igende neza. Mbo harya madam ufite umva reka mbabwire ndabyishimiye pe ariko sako kantu un petit geste hari ukuntu uri bubigenze nyine ukareba nawe icyo waduha. uri kubyumva se nabigenza mwashakaga se ko bigenda gute ndimba ni mu urabona ibi bikorwa tuba turimo nta nubwo ari na menshi cyane ko ntabwo tuba twaje n'amaguru ako ka essence tuba tugomba kukabona kuko nitwe tudetermina aho umunara uri bujye. Ni namwe mwahahisemo ngiye mubimbwire ko atari umujyi wa Kigali cyangwa iki. Dernier signature niyo uyu mugabo. Ndimba burya se burya nibyo ntubone nibyo nsigaye nshinzwe no kugira rero buriya mba nagiye ko twagiye tunyura ahantu henshi ariko aba bantu baraje nsanga nta mahirwe nta nubwo ni mani bikumanukiye nta muciye mu ijambo ubundi kugira ngo tunumvikane ntitujye kure iyi diri kugira ngo igende neza hari akantu ugomba gusunika ariko ibyo nari nabikubwiye nari nabimubwiye naga petit geste ni nko gusenga kundi ubabonye twihuse uraduha amafaranga 200. Mesure bien le périmètre s'il te plaît. Déjà vérifié depuis là-bas jusque là c'est la route ahangaha dore hari amaborne y'akarere urumva ahangaha hazanyura umuhanda ubwo urumva iyi quartier yose ni site commerciale oui je crois que tout s'est passé comme uratushakira amafaranga 500 yonyine ntabwo aya mahirwe yancika ntabwo yancika ariko 500 sindanabona n'umuntu yabara turi kumwe 500 ni menshi ufite 300 se kutangiye kumukaturira oya ntabwo ari ukukatuza ndimba tijya kubwiye ko ariko uzi ko ari naho baduhaga ziriya miliyoni 2 nubwo oya gira n'umutima ndimba turya amahirwe y'umuntu ugira n'umutima wo gufasha n'umutima wa kimuntu ndimba 300 ntago nayabona urabizi ko dufite muri umuna wacu tuzashyingira nkeneye kugura ibikoresho ndimba urabizi cyakora mfite 190 iryi9 kuri telefone ndarifite amafaranga 190 ni make oya bo ata ku mafaranga ugiye kubona ufite umugabo ariza mambo mbo wowe reka nkwereka none se basi bawegera hari ahuriya musaza kuko ndabasha mudame mariza mambo kwisha we umuntu banje ndera nibyo nakubwiraga ko ngiye gushyingira nyamara ndimba ndumva twashyiramo n'umutima wa kimuntu nukuri nanjye ndabikeneye mu byumve yewe nkeneye amafaranga Kayitare ndabona ushyiramo amarangamutima menshi kandi tuba turi mu kazi ntabwo ari amarangamutima ndimba amafaranga 190 ni amafaranga make nayabaha bitarenze naba hasigaye nuko boss arahamagara ni boss se ni boss wanyu we boss wanyu ni boss mukuru uwo ni boss mukuru yatwiriwe neza mbo akazi kari kugenda il attendre s'il te plaît hazanyura umuhanda oui ahantu ho gushinga umunara hari habonetse ariko se Kayitare we kumwemereye twari twumvika ahantu ho gushinga umunara hari habonetse kumva yabyemeye wowe bigutwara c'est une surface qui a le permettre qui va à 80 degrés Celsius ibintu ari kuvuga mbwire niba ari kumubwira aravuze ngo n'ahantu heza cyane aho uzajya habone ubwo ubwishyu ni byari okay ejo mwemerere 190 sibyo ubwo ejo twamanukana ukahareba tukanamwishyura murakoze cyane passez une merveilleuse nuit merci beaucoup merci umva reka nkubwire ndimba sibyo ntugakunda amafaranga nk'uko yego twari gukuramo n'ibihumbi 500 gutyo nabyo byari kuboneka ariko yakubwiye ko arera dusaza twe dutona turi munatwe shyiramo umutima kuri mu mbabare nje se sinabibemereye nukuri ntago narenze ufite UPI kugira ngo ndakubeshya ufite UPI ndayifite shiramurebe mwanyemereye se nshyiremo ibintu byose nta kibazo ubu se ntabwo ari ngombwa ubu se ndinde kubereka resinyo de satellite none se ntabwo ari ngombwa umunara hano urahakwiriye ndimba reka tubyoroshye reka wowe uri kumbwira ngo oya reka dufashe abantu yohereze abani bagenzi banjye ndabaganiriza 190 yohereze umunara turawushyira amafaranga ariko ni make oya ndimba oya ahantu baduhaga miliyoni yose
oya umarize mambo mbabarira mwabyemeye mwirenzaho ibindi oya twabyemeye ndimbati fanya twabyemeye fanya mambo Fanya. kisha maneno we Fanya. mu mobile money 182 Dame. Mugire vuba bari kuduhamagara n'ahandi ni rimwe Yego. mukorere. mugire vuba si papa sava karame papa sava turi hano mugaruke mumfashe se ye muze karame mwaje mukamumfasha niba abantu b'iminara papa sava wari uzi ko ahantu hafite agaciro kangana gutya ahise ubundi bagiye muze bose nawe bakugezeho ngize amahirwe papa sava uzi ko ahantu hose ngo bagiye kuhafata bakahashyira umunara ngo nguke yego komana njyewe dativa bakanyishyura nguke njyewe dativa bakanyishyura bakambarira gutya bakwemerera amafaranga angahe se bambwiye miliyoni ariko narumiwe koko abo bantu barimo nde barimo Nsabimana harimo Nsabimana barimo Kayitare na Kayitare yararimo harimo Ndimbati Ndimbati yarahindutse ntiwabona yambaye imyenda y'akazi Ndimbati wa nicyo Margarita cyatumye mbizera ubundi none se bakubajije ibiye byangombwa ibyangombwa se bambaje niba mfite UPI bari bafite ibyuma bimeze bite yewe ntago nabimenye ibyuma harimo ibyo bashinga harimo ikintu kimeze gutya Ntigaruwe na Kayitare aha n'ibindi bashinga bari bujuje hano mubaze dati biriya byuma bashinga nawe ugiye kubikoresha ko bitarenze 3,000 ari byo bakoresha mu gukamera icyo yari afite ko ari uruntu rw'urutara rucana ku bantu barimo gukina kugira ngo babone ibyo babigukangishije koko wumva koko uravugaga n'indi mirega Ndimbati yasobanuraga ibyo bari kuvuga umva rwose ni ibintu byiza ngo iki yego komana nyuma y'igihe utamubona Ndimbati yarahindutse pe hanyuma ubwo bari bakwatsa amafaranga angahe banyatse 500 niyo bahereyeho 500 tuyaheraho turagoragoza biranga tugera kuri 300 300 ndayabura papa sava cyakora nari mfite 190 muri za ntwerera 190 mwe tuzaguramo ibikoresho nyine uravuga uti nduke ngiye kutubaha hanyuma se ngaho tunyihere twohereza kuri telefone yanjye usanze rwose ndi kwandikamo n'imibare sinzi yohereze kuri telefone yanjye ubwo ari duke nanjye ngiye kutunywa icupa ariko ubwenge bw'abantu bwabwingiye nk'imyumbati koko ubwenge bwanyu buragenda burumba nk'imyumbati yanjye papa safa umuntu wahura nawe nandimba tukatekereza yuko hari ikibi yagukorera abantu bose tuziranye ko abo bantu ibintu barimo gukora uzaho bahereye uzaho bageze bariya batatu se uzi ibyo bakoze ahitwa mu gasharu baragiye bahwinjarika abaturage barabiba barabarangiza bakomereza hitwa mwizindiro urahumva baragenda umusozi wose barabarangiza igishanga cyose baragenda barababwira bati tugiye kororamo ingweba mutugurisha abantu bose babakakana baragenda bagira hitwa Mbyo urahazi za Mbyo n'amazana urahaza aho ngaho nabo bahatubuye bati harashashe turahabubakira ikibuga kinene ngo niba ari za kajugujugu ngo nizigurukira bari batatu se barakomeza bagera handi bita kurisha urahazi barabazamura barababwira bati hano hazaza inka hejuru hajya umunara n'ikibuga cy'indege barakomeza hitwa ibuzinganjwi bahageze ati nimureba aka gasozi kanyu kameze nk'agashokoje pesheni bati turaje tugahindura umujyi ngo ni umujyi ngo uzaba urutanga uwo muri Amerika bati noneho buri wese atanga akantu ubu bayogoje ahantu hariho hose bari kwiba amafaranga y'abantu ubu bari bayakujyanye ubu ibyambarwa byose nta n'ikariso bari kuguramo ndabafata ariko ndaje ndabafata dati banyuzaho aho